kuzica mu buryo bwiza kandi bw'amashusho asobanutse. Murabizi neza gahunda iracyari yayindi, gushyira sinema nyarwanda ku rundi rwego. Lockdown iraje episode ya 3 tuyitangira muri buno buryo The Focus Media Entertainment. Mubyibuka ko dufite indi channel yitwa The Focus Media TV inyuraho ibiganiro by'imyidagaduro, abasitari hose baraza bagakora ibiganiro. Mwese mushaka ama interview n'ibyamamare muze mwirebere. The Focus Media Entertainment in association with X-Nation presents Lockdown episode ya 3. Ndetse kandi ku munsi wa none Chenka Good Services Limited yagateye inkunga kugira ngo kajye kabagiraho neza cyane mu majwi meza n'amashusho n'iki. Urumva ibintu byose turatangiye ku munsi wa none. X-Nation nikugezaho Lockdown episode ya 3 ku munsi wa none. My friends, ntabwo biri buze kora, tubanze tutangire ku byo mwabonye. Arumva anananezerewe shani iki oya bas ibyo ni ibyatambutse. Dore uko byagenze abagenzi twayibonye gutya. Niba ari David warotaga, niba ari chance, ntabwo twari twabisobanukiwe. Murabizi nabo bashetse se ninde uri murarota. Ku munsi wa none turaje tubirebe ngo ninde wari uri mararota. Mama we yewe David uwo munsi yaraje araryama, gusa twaje kumubona hari n'uburyo cyagendaga nk'akadahumeka. Yarabanje asa no muri douche, mwayabibonye chance yikangamo. Mwaribonye abagenzi chance yikangamo, mbese agerageza no kujya kuri akagabo kari muri douche. Uwo munsi yasanze akagabo katari muri douche. Byari byagenze bite mama we firimira Good Service cyakoze na X-Nation ibintu bazatuzanira. Simon cyangwa wambwije niko biri kukubaho. Cyabindi nayo ngo biri kukubaho. Bagenze umugabo yakangutse atibuka ibyabaye. Byari byagenze bite? Byaratumye abagenzi chance yibaza niba yongeye kurota. Bagenzi chance yikanzemo aravuga ngo nanone birongeye birabaye. Niba ari nde wongeye kurota, niba ari we wongeye kurota, niba ari David wongeye kurota. Gusa turatangiye ku munsi wa none episode ya 3 Lockdown series. Agafilime karacyaza X-Nation Chenka Good Service Limited mu mujyi munsi y'umusigiti. Aho ngaho tuba twari cyane. Lockdown episode ya 3 turayitangiye mama we cyakoze. Gongwiki turatangiye. Mr. X banzi uyu munsi yakinnye nawe. Max Ryan ni DOP, ayo mashusho yose mujya mubona ni uyafata. Turatangiye bageze dutangiranye umugabo arimo arabyuka. Shitani Gaspari. Turatangiye. Arabyutse mu gitondo kare. Umunsi wari mwiza ndetse nta n'ikibazo na kimwe ari gutekereza ukuntu ari bujye kugura imisumari muri Chenka Good Service Limited mu mujyi munsi y'umusigiti hepfo kuri station idasakaye hakurya kuri Gloria Hotel. Arimo arabitekereza. Yarade sasa mbere yo kugira ikindi kintu akora mu gitondo. Undi muntu wese usobanutse w'umunyamujyi arabyuka agakaraba mu maso. Apana ibintu by'abamo yize buranda mwirinda cyane mu gitondo. Yabyutse ashobora kuba yanakumagira. Nibyo mumunshungire Shitani bagenzi yaje hano. Para amatuwarete douche n'ibiki byose urabisanga muri Chenka Good Service Limited umujyi munsi y'umusigiti. Amamiruwara agezweho, amashawa agezeho. Ejo bundi numvishe ngo chance ngo umusumari waramutoboye kubera kutagira inkweto nziza zo kujyana kwishatse. Chenka Good Service Limited hamagara 0788 3027 Bagenzi umugabo yaje aha ngaha arabanza ariborosa mu gitondo mbere yo kugira iki n'iki. Arabanza arakaraba yitonze. Kurikira agafilime witonze. Nakubwiye ngo my friend, izi filime turi gukora muri iyi minsi n'iz'ubwenge. Ubyibuka turi mu mwaka wa 2070. Abana icyorezo cyarateye ndetse bari muri lockdown. Mugabo yaraje bari muri lockdown, nta hantu ho kujya, nta kiniki, nta kintu na kimwe wemereye gukora. Ni ukubyuka ukaryama, ukabyuka ukongera ukaryama. Yaje aha mbere mu gitondo mbere na mbere. Tekereza ko umunsi uri buze kwirirwa n'ubundi internet yanashizemo n'iki. Nuko nywa icyayi, nuko ukimira soro, nta kindi kintu bijyana, nta mugati nta n'iki. Yasutsemo amatanga, ndagira ngo kano kantu mugakurikire mwitonzi. Yasutsemo amatanga, sukamo icyayi cy'amata we biracyacamo.
abandi bari bageze ku gikoma cya kawunga. Niki gusa muri 2070 ibanza kitakibayo. Aya basi niba sasa yaje anga abagenzi umugabo amira ku cyayi cy'amata, yitonze arabanza arakigusa kabisa, arabanza aragifiringa gusa abagenzi umugabo kuna abyutse ubanza ibitotsi bitarashira, hari ukuntu arimo asinzira ibitotsi bitarashira. Ndagira ngo kurikire yanyweye n'icyayi kiranamunanira, icyayi ari kunywa umugabo ibitotsi dore pongi umugabo icyayi agisigamo, uko akagisizamo abagenzi agatotsi kagenda kamwiba gake kugeza ubwo ibitotsi bitangira kumufata. Sasa umugabo ko agatotsi kakamwibye afite amata ku munwa habe no gukaraba, ibitotsi byaramufashe. Ndagira ngo ukurikire witonze. Umugabo arangije pongi dore pongi iniki yewe hari byakubise umugabo dore ko yakangutse. Abagenzi umugabo twabonaga afite amata ku matama yakangukanye amaraso ku rundi ruhande. Abagenzi atangiye kwibonamo ibice bibiri. Karabaye mama we yareba ku ruhande yabonye kadahumeka imwe itambuka abona n'undi mugabo basa shitani uko yakitegereje yabonye undi shitani gasipari asohoka. Karabaye sasa gasipari nawe kugera hano yarahindukiye urase shitani mbonye aribona. Umugabo aribona, niba umugabo asinziriye niba bigenze bite simbizi umugabo yarirebye aribona. Karabaye napfuye. Ibi niki sasa wasinziriye bagenzi afite amata ku munwa, kano kanya afite amaraso. Ndagira ngo ukurikire mama we biniki sasa uko yakarebye shitani yikangamo nawe. So uko yakarebye gutya shitani bagenzi uyu sasa wasinziriye ndebere bagabo bararebana niko sha aho twatangiye kurya abantu, kuva dutangira kurya abantu batangiye gukabya. Umuntu watangiye gukabya sasa batangiye kumubwira n'ibyo kurya abantu ibinatanasi. Wowe wari uzi ko abagenzi ari kwinywera amata, wowe wari uzi ko abagenzi nta kintu iki gihari. Ubu wasanga wariye na verite. Karabaye wandiriye umukozi byanga bikunde. Sasa uyu yikanzemo ibintu byo kurya abantu, ibintu byo kurya inyama z'abantu. Jewe ry'umukozi subwo ni abantu we yarazi kari kunywa amata. Karabaye mama we utabe gutungira amaraso we yarazi ko bagenzi ari kunywa amata kuma umugabo ubanza ari kunywa amaraso. Mugabo yikangamo bwa kanuze arareba yicira kujya gukomfira mu bagenzi abonye mu gikombe harimo amaraso. Mama we ndebera dusuzuma abagenzi dore ni amaraso koko byanyabyo. Imirambo twizanye, iyi mirambo rero twazanye batangira kumubwira n'iby'imirambo. Karabaye mama we ugakoraho ngo turi buze kurya nimugoroba. Iya mirambo nibeshye ugakoraho turakurya nimugoroba. Sasa abagenzi ari kubona basa nta nubwo bahuje ibitekerezo. Niba umugabo yagiye mu gihe akaba ari kwibona hazaza, niba ari kwibona hahise, niba ari kwibona he simbizi, banza ari kuyindisa. Mama we banza yindire n'undi mubumbe. Karabaye bagenzi umugabo yikanzemo. Noneho nyuma yo kubona bira byose bibaye ajya gukonfirima ibintu ni ibyanyabyo koko cyangwa natembereye mu gihe cyangwa nagiye ku wundi mubumbe. Karabaye we yizi nk'umuntu usanzwe azi neza ko ari mu mwaka wa 2070 ari muri lockdown gusa. Ibintu ari kubona hanga ntibisanzwe. Igikombe yarazi ko kirimo amata cyuzuyemo amaraso byanyabyo kuri original ndebera. Mama we yaje kureba ndapfuye. Biniki umugabo arikanga. Yewe yahise agira vuba cyane azaga no gukaraba. Umugabo yaje gukaraba byihuse cyane kwa jinara Yesu aranatokesha cyane aritokesha. Yego ko mana yanjye umugabo Yesu anakizwa arakiranuka ko kanya arihanagura ibintu abonye ntibibaho. Yego ko mana yanjye ni nko kugenda ugahura na Moyize yambaye hejuru urikanga mfite imbavu zimeze nk'inkwavu neza wajya n'izinkwavu. Umugabo asubira kuryama. Yahise asubira kuryama bagenzi aza kuryama. Sasa ndagira ngo kurikira hano
umugabo ko yakaje kuryama ibyo abonye biramutangaje biramutunguye cyane yarumiwe umugabo yarumiwe yarikanze bagenzi yakutse umutima ku rundi ruhande dore chance nawe araryamye bagenzi niba zanzo zitwarebaga ari chance wazirotaga niba ari David wazirotaga sinzi zanzo zitwareje muri kabiri niba ari chance wazirotaga niba ari David simbizi kuko chance hano araryamye ndagira ngo ukurikire mama we haya basi chance yaraje araryama gusa bagenzi shitani we hari ibyo abonye ko yakaryamye arongera arasinzira abantu bagenzi bari basigaye barota ubona akaba arota agakango gasanga yenda nka Max Ryan yabaye ihene yewe twagarutse sasa bagenzi kuri zanzozi ubyibuke bagenzi ari inzozi twibasaga ngo ninde wasirotaga tubonye abantu babiri baryamye kano kanya chance ahangaha chance yabonye David we yakabonye David bagenzi ubyibuke hano yari yabaye kadahumeka arimo agenda nka zombi bagenzi byose niba ari nde wabirotaga niba ari chance niba ari shitani niba ari David twari twamenya ngo ninde karabaye mama we haya basi chance bagenzi yararebye ahangaha yikanze muri bwo David bagenzi amubwiye ko warunguye bagenzi ngo nanjye bisanzwe bimbaho nawe bikubaho bagenzi nibwo David yazaga kanamukinisha David arangije agaruka ahangaha araryama turakibaza ngo izi nzozi ninde wazirotaga mama we ibyo birabaje bikimara kuba bagenzi nibwo chance yasohoka bagenzi akabona David hejuru yabaye umuporombi arimo arakora amazi yagiye muri good service bamuhaye ibikoresho by'amazi yaje gukora amazi bagenzi yongera kugira gutya abona David ako kanya ataranicara nibwo yabonye David agiye muri douche yibaza ibyari byo yibaza uko bigenze bagenzi yagarutse no mu nzu yagarutse mu nzu yasanze David mu nzu David ahubwo yiryamiye yapize pongi ibi byose twari twabibonye nibwo bagenzi yaje gukangura David nagira ngo ukurikire uko yagakanguye David man byabintu wambwiye ujurota n'ubiri kukubaho bagenzi nibwo yamubazaga ati ese bya bintu wambwiye ujurota na kano kanya bikubayeho igihe tubivugana bagenzi nibwo David yakangutse atabyibuka yakangutse atabyibuka bagenzi yase bituma chance abyibazaho haya basi chance ko yakabyibajeho mama we birongeye birabaye sasa ko byakongeye kuba shitani arimo arashikagurika ubuka ko nakubwiye ko nzajya nkubaza ikintu kabiri cy'usubiza sasa bagenzi byari bibaye ntabwo ari uko chance yasanze ari kurota ahubwo nuko hari ikintu yari yarabujije David akaba yongeye akagikora haya basi nibwo bagenzi chance yarakaraga yaravuga ati n'undi munsi sinkajya mvuga ikintu nimvuga ikintu wamakaritasiyo nurangiza ngo nsubirishemo urumva yari yarabimubujije akabo yafashe icyuma sasa shitani atangira gushikagurika yatangiye bagenzi kwikanga kandi araryamye mugabo akuraho icyuma yewe shitani yarikanze uko umugabo yagatemye sasa bagenzi chance ko yagatemye umuntu ku ruhande kandi chance dore hano araryamye chance atemye umuntu ku rundi ruhande kandi dore chance hano araryamye shitani yahise akanguka banza bakangutse bya nyabyo kuba bakangutse bya nyabyo ntitwamenye sasa ngo ninde uri kurota gusa bagenzi shitani afite ubwoba arimo arareba chance akikanga ntitwamenye ngo ninde warose muri bano babiri ninde urose ziranzoze shitani yakangutse bagenzi acitse intege akangutse bwa kabiri bwa mbere yakangutse gusa ko yagakangutse dore chance yaramukurikiye kano kantu mukitondere chance yaramukurikiye uko akamukurikiye chance nawe yumiwe umugabo akangutse atya yitera hejuru wagira ngo wagira ngo ni inkweto mbi yaguze ataguriye muri good service limited bagenzi baraje bicara hano hanze ni lockdown nta gusohoka nta kujya hanze mwana bigenze bite kukangutse kuriya ndose nabimana izina ry'Imana ndose nabagenzi umugabo yarose nabi burinda bucya ibaze ko yarose akanarira ijisho ryari ndose wica David sasa bagenzi ko burya zanzozi shitani wazirotaga zanzozi zose burya shitani
ukirota agasasu twakabwiye nguyu ngo ndose wica David. Chance yarasetse ndagira ngo kurikire. Chance yarasetse uko yagasetse David ndamwanza David ndamwanga n'ubundi nzamutema. Uyu mugabo yamenye gute bagenzi ko David no mu nzozi yatemwe? Yabimenye ati yahise avuga ati ndamwanga nzanamutema. Bagenzi zamutema iki uzamutema bagenzi shitani byaramutunguye biramukanga. Ndose wamutemye we kuko no mu nzozi yari yarose bagenzi David yishwa temwe. Karabaye yabibwiwe n'iki uyu mugabo? Imana ko byari inzozi. Imana ishimwe bagenzi ko byari inzozi. Shitani yihesha amahoro bagenzi ko byari inzozi ndagira ngo kurikire. Yihaye amahoro gusa. Uyu mugabo araseka nkuzi byabaye. Turamenye nk'iva turamenye yarasetse bagenzi biramutangaza. Shitani yikangamo. Umugabo ahindura isura. Kurikira agafilimi. Ubundi sibwiwe n'iki niba utakiri kurota? Ese ubundi wabwiwe n'iki kutari murarota? Karabaye ubundi wabwiwe n'iki kuko kumugana atari mararota? Haya basi gusa hari ikintu kimwe cyatubwira ko wakangutse cyangwa ukiri kurota. Ngo hari ikintu kimwe bagenzi cyakubwira ko wakangutse cyangwa se ukiri kurota. Ndagira ngo wumve amagambo. Kunyara. Ati ni ukunyara byonyine. Sasa kunyara nunyara ugasoza. Ibi bintu ni true stories nendo utabizi. Ku myaka yanyu ibintu mwese murabizi ni iki rito. Nunyara ugasoza utari kurota. Ubwo biravuze ngo nyine ibintu biri kuba koko ni ibyanyabyo. Ariko hanyuma kandi nunyara ugakangurwa n'imigeri. Niba uryamanye n'umuntu ukanyara akagukanguza imigeri biba bisobanuye ngo uracyari kurota wanyaye ku buriri. Mwese murabizi inshuti zacu zaratwongoza ati bunyara wana niki mu nzozi. Nawe ukiyaminiye ukigaragaza ukaza gukanguka wumvishe hashyushye cyangwa hahi. Yabitekereje shitani nyumva iyo nama niyo. Uzika nibyo reka tubigerageze turebe. Shitani yaragurutse yagurutse shitani Gaspari azanga kubanza kubigerageza. Mugabo yaje hano gusa kugira hano abitekerezaho arabanza byibazaho. Ubu sinema ndi kurota. Ariko se ubu niba ndi kurota wangu ni musange ndwara ku buriri. Ntabwo nibuze gukanguka nkasanga nanyaye ku buriri mwa. Onyara mwana. Komereza aho mwese murabizi. Tubwira gati komeza sha komeza. Nani ribi nani iki niki. Nyara we tugende mani uri muranyereza ariko. Nari bisi. Nyara muhungu wanjye shiramo courage ahubwo do. Araje akomereza afatiraho. Akomerezaho ye arashishikara. Ubu ntabwo reko ndinda ntegereza naje do. Ashyiramo courage kumba umugabo do. Dore parafo mu nzu. Karabaye umugabo bivuze ngo arasinziriye. Mugabo arohereza neza wagira ngo nizama y'amarobine yo muri douche n'iki yo muri good service limited. Umugabo kumbe chance amerewe nabi hano yabaye we. Chance yewe chance baramufumbiye shawo yapfuye ibiniki we. Yumvisha inkari zinuka za shitani shawo. Kubita ikintu shitani arabanaga abagenzi. Shitani kwakaguye ku ruhande. Bivuze ngo shitani zanduzi zose niwe wazirose. Araseka aranezerwa abagenzi. Yego rata. Sasa bagenzi ntabwo tumenye ngo ninde warotaga zino nzozi. Niba ari David, niba ari shitani, niba ari Chance tubizi. Gusa bagenzi banza shitani wavumbuye umuti sinzi. Bizakomeza bagenzi muri episode izakurikira. Nawe nta kundi amatsiko ufite yarangira. Reka kuzareba episode izakurikira. Reka tuzabonane muri episode z'ubutaha. Turabakunda cyane yari The Focus Media Entertainment ndetse na X Nation. Tubagezeho 5 kwa 5 ndetse hagishya. Mukomeze mukande subscribe kuri channel yacu The Focus Media Entertainment. Hakomeza yashe ndetse niba nawe ukeneye kwamamaza nimero murazizi muhamagara ndetse channel murazizi aho muzisanga kuri YouTube. Murabizi neza ko tuyoboye ibi tubikora bwa mbere abandi bose bakabyiga bakatese bareba.